Muraho nanone twabise muri ya gahunda yo tuya twigana ibintu by'ingenzi. Muracyari kumwe na Faustin Kayinamura hano kuri Seafood, tugana amakuru y'ingenzi ku buzima bwacu. Uyu munsi tugiye kuganira ku kintu cy'ingenzi cyane ariko gisa nkaho cyoroshye. Kiroroshye cyane ariko uwagikora neza kimugira akamaro kenshi cyane, n'utagikora neza kimuteza ingorane nyinshi cyane. Ushaka uri kwibaza ngo icyo kintu ni iki? Ni ugukaraba intoki. Gukaraba intoki ni igikorwa cyoroshye cyane ariko cy'ingenzi mu buzima. Gukaraba intoki ni ikintu kiturinda indwara nyinshi cyane zitandukanye. Rero turimo turibaza, ese intoki zitunganye ni iki? Ese ni gute ibikoko bikwirakwira? Ese ni gute twakaraba intoki neza? Ese ni ryari dukwiriye kuzikaraba? Ibyo byose turi kubiganira kugira ngo tutaba dufite amakuru gusa, ahubwo ayo makuru agire icyo atumarira mu buzima busanzwe. Intoki zitunganye, intoki zifite isuku ni zimeze gute? Ni intoki zikarabye, zikarabishije amazi meza n'isabuni ndetse na sanitizer. Buri gihe amazi meza n'isabuni nibyo byiza cyane. Iyo bidahari dukoresha sanitizer nk'ubundi buryo bwo kongera gukuraho nangwa gutuma microbe zitari buze kutwanduza. Iyo ukarabye n'isabuni urazica, ariko iyo ushyizeho sanitizer uba uzigumishije hahandi ziri ngo zitaza kuba ziri buze kugenda. Impamvu dukaraba intoki cyane mu by'ukuri ni uko ni ibintu byinshi tubamo. Dufata amatelefone yacu menshi yanduye, dufata ku mafaranga yafashwe n'abantu benshi cyane, dufata ku nzugi zafashwe n'ahantu henshi cyane, tugenda dufatiriza ahantu hagiye hafatwa n'abandi benshi cyane, ku buryo ntago tuba tuzi ibyo bintu abantu bagiye bakoresha. Niyo mpamvu ari ingenzi buri gihe ko tuba dukaraba buri gihe turi ahantu runaka tutizeye neza. Impamvu dukaraba ni uko iyo imyanda yagiye ku ntoki zacu tukikoraho ku munwa, ku mazuru ndetse no mu maso, nibwo buri iyo myanda twinjira mu mubiri, yamara kutwinjira mu mubiri ikaba yatwanduza. Iyo ukarabye intoki ubikuraho, wakwikoraho ukaba nta kibazo ufite. Nkuko mubizi, gukaraba intoki byagiye bitera indwara nyinshi cyane. Muri mwebwe muri kunyumva uyu munsi hari abantu bazi neza ko bahuye n'umuntu urwaye gripe bakamusuhuza akabahereza igikoko nawe akikora mu mazuru bikarangira arwaye gripe. Hari abantu muri mwebwe babizi. Muri mwebwe hari abantu babizi neza yuko bagiye ahantu barisha intoki barangije barwara mu nda. Murabizi nangwa hari umuntu watetse ibyo atakarabye intoki akabatera kurwara mu nda. Muri mwebwe hari abantu muzi ingaruka za covid nangwa mwabashe kuba mwayirwara. Byatewe n'iki? Kimwe muri covid uburyo yanduraga nabyo ni ukudakaraba intoki. Yego hari igice cyo mu mwuka, ariko hari n'igice yuko gukora ahantu ha covid yafashe byateraga ibibazo. Mwatangira kubyumva rero nkuko natangiye mbivuga yuko ni akantu koroshye ariko katera ingaruka nyinshi cyane abantu batatekereza. Rero ubwo buryo bwose izo ngaruka itera n'ubwo buryo navuze ikunze kwandura aho hantu henshi haba hatandukanye tuba twagiye dukora, nicyo gituma nyine usanga iyi myanda ikunze kuba iri ahantu hari abantu benshi, mu bigo by'amashuri ndetse mu kazi, ahantu hahura abantu benshi hose usanga tugenda twakura ibyo bikoko ku buryo byoroshye nyine yuko utitwararitse uri aho hantu wahagirira ikibazo. Bitumye twinjira muri cya gice twavuze ngo none se ko tubona ahantu henshi turi hari iyo myanda, turakaraba ryari? Ni ryari turi buze gukaraba? Ni ikibazo cyiza. Natangiye mbivuga mbere yuko uteka ibyo kurya. Natangiye mvuga ngo hari abantu bagiye mu maresitora bavuye barwaye mu nda kuko umuntu ateguye ibyo kurya bishoboka yuko atigeze
akaraba intoki nangwa ngo nabyo abyoze. Gukaraba intoki mbere yuko wategura ibyo kurya ndetse no gukaraba intoki mbere yuko nawe urya, kuko nawe ubwawe hari imyanda uba ufite wakuye hahandi hose namaze kuvuga. Wavuye mu kazi, wavuye ku ishuri, wavuye muri siporo, wavuye hehe na hehe na hehe na hehe na hehe, aho hose tuba twakuye imyanda. Ni byiza yuko ubanza gukaraba mbere yuko ufata amafunguro. Uvuye muri toilette nuburi gutekereza yuko nta mwanda wahuye nawo, ariko nyizera mwahuye. Umaze gukorora, umaze kwitsamura, kwa kundi ukora, kwa kundi witsamura hari mikrobe zisohoka zimera neza ziri hara mu buhumekero, ariko zitari buze gukomera neza n'iziza mu kanwa. Niyo mpamvu ari ingenzi yuko ukaraba. Kuba utari urwaye ziri mu mazuru ntibivuze ko nizigera mu nda utari buze kurwara. Igihe cyose wari hanze winjiye mu nzu ni ingenzi gukaraba. Ntabwo uza ahantu wafashe ahantu henshi hatandukanye, wazamutse sanseri ugenda ukanda, wazamutse ama esikariye ufata kuri ka kantu tuzamuka dufasheho, wagiye ufata ahantu henshi utazi. Ni ingenzi gukaraba. Umaze guhura n'umuntu urwaye ni ingenzi gukaraba. Ibyo ni impamvu na ahantu hake duvuze, ariko hari ahandi henshi cyane nawe ushobora kuba watekereza. Icyo turimo turavuga, igihe cyose wabayeho n'ikintu utazi icyo cyaguhaye ku mubiri, karaba intoki muvandimwe. Biroroshye. Byoroshye gute? Ni ikintu wakora amasegonda 20 yonyine ukaba uragishoje. Munsi ya 20 ubushakashatsi bugaragaza yuko ubudakarabye neza nibura 20 kuzamura nibwo ubukarabye neza. Ubigenza ute? Urabanza ukitosa, wamara kwitosa kwishyiraho amazi, ugafata isabuni. Ufashe isabuni ukaraba hano mu kiganza, ukaraba hano inyuma y'ikiganza, ukaraba hano hagati y'intoki zawe, ugakaraba hano mu nzara, ugakaraba hano mu bikumwe, ugakaraba intoki zose. Ntabwo dukaraba kwa kundi ushyiraho isabuni ngo gutya amazi, oya. Urakaraba hose, izo nguni zose nkubwiye ugomba kuzikaraba. Nibwo buryo bwo gukaraba bukwiriye. Nkuko nabivuze, iyo idahari ushaka kuba wakoresha sanitizer, ariko bavandimwe sanitizer ntabwo usimbura isabuni n'amazi. Tuyikoresha ko tudafite isabuni n'amazi, ariko dufite isabuni n'amazi nibyo dukoresha. Ibyo ngibyo biturinda byago byose navuze biri hejuru. Tekereza hamwe nanjye, niba wenda umuntu harwaye covid bwa mbere, yari yitsamuye, ibyo yitsamuye bikamujya mu kiganza, agafatiriza ahantu runaka kuri esanseri, n'abandi bantu handi yafatirije bakagenda bafatiriza, bigatera covid. Covid tuzi ibibazo yaduteje mu isi yose, ariko ibaze wa muntu wafatirije hahandi yabanza gukaraba. Ese byari kugenda gute? Iyi si twari kuba dufite amateka atandukanye. Kubera iki? Igikorwa cyonyine kimwe cyo gukaraba intoki. Niba gukaraba intoki byatuma haza icyorezo kimeze nka covid, gukaraba intoki byatera n'ibindi byinshi bitandukanye. Ni ingenzi yuko gukaraba intoki, ni ingenzi yuko nkaraba intoki. Reka ubigire umuco, reka mbigire umuco. Muntu uri muranyumva, bigira umuco gukaraba aha hantu hose namaze kuvuga. Karaba mbere yuko utegura amafunguro, karaba mbere yuko urya, karaba nyuma yo kuva mu bwiherero, karaba nyuma yo kuva hanze, karaba nyuma yo guhura n'umuntu urwaye. Karaba wongera ukarabe, wongera ukarabe, wongera ukarabe. Ese ufite abana mu rugo, batoze uwo muco, kuko nibo bazakora bakagutegurira amafunguro. Batoze kugira ngo nabo ubwabo babashe kwirinda izo ndwara. Toza abandi bagenzi bawe, kuko icyo wowe wakoze mugenzi wawe tagikoze, niwe birangiraje akaba yakwanduza nangwa akanduza undi. Bikore, ariko bitoze n'undi kuba yabikora. Intoki zitunganye birangira tugize ubuzima bwiza. Murakoze, mwari kumwe na Faustin hano kuri C4D. Mugira umunsi mwiza, amahoro y'Imana abane namwe.